Ikaze rero none karibu mbahaye ikaze kuri Rwanda muze tuganira none. Uyu munsi rero ntabwo tugiye kuganira ku gitabo uko nkunze kubikora uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu 1994 genocide yakorewe abatutsi. Iki gitabo uyu munsi ntabwo tugiye kugerana n'ubwo turakiganiraho nyuma ngaruka ku by'abafaransa nuko Sarkozy icyamuzanye mu Rwanda kirya gihe urebe ukuntu abazungu bapanga ibintu imyaka n'imyaka ariko bafite gahunda zikomeye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda kuri urugendo rwa president wa FIFA mu Rwanda Infantino, nkubwire icyo rusobanuye n'impamvu yaje hariya, uko psychological game y'abazungu biriya byabo bita predictive program uko babikora, uko babigenza. Kuki rero uyu president wa FIFA yaje hariya mu Rwanda? Urabona ko abantu bose ari kumubona bakavuga bati ibintu birakaze, yaje atoza abana abaha imipira bakora ibintu bikomeye cyane. Kubera iki? Why now? Kubera iki uyu munsi? Kandi aho rero twinjiramo kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, cyane cyane bamwe twabonye imyumvire yabo ikiri hasi, kugira bajye bareba uko abazungu baba batekereza. Ni iki rero cyazanye uriye president wa FIFA mu Rwanda? Kubera iki? Uzi ko hari igikombe cy'Afrika umwaka utaha ejo bundi hagiye ku igikombe cy'isi, kandi noneho wumve ko yavuga ngo ni amahoro, ibintu by'amahoro nkuko ijambo ry'Uwiteka bitubwira. Niba kubwira ngo amahoro ujye wumva ko ahubwo bagiye kuza kugusenya. Kwa rero Imana yaraduhaye inyurabwenge kugira ngo tubashe gusesengura ibintu tubibone mbere igihe, nibyo tugomba kubafasha kugira ngo abantu batukana bajye bumva imitekerereze yabo ahiri. Bano bazungu rero bo hanze bakunze kuvuga ko nk'urugero biriya bita bya USAID buriya ngo ziba mu bihugu byacu kugira ngo zineke kugera ku muturage hasi, bumva igihugu gihumeka kuva hasi kugera ku bushoshore hejuru. Dukomeje rero kuri Infantino, we icyamuzanye mu Rwanda n'iki? Areba akavuga ati hari Kongo n'u Rwanda bazi gusenya amasezerano, hari ubushyabirane, barashaka amahoro. Noneho buriya bo ukuntu bamaze kwibara Kongo kuba iri mu gikombe cya Afrika, ushobora kugira gutya ukabona bayihaye igikombe gitwaye, cyangwa se bakavuga bati aba bantu bimwe bavuga ngo imyaka n'imyaka ngo bababaye, reka tubashimishe. Kubashimisha ni gute? Bazi ko abanyafrika dukunda ibintu by'imipira, ni imipira bashimishe gato, none mara kubashimisha mbahuma amaso, reka zimwe ko biteye. Bakavuga bati Kongo dushobora kuzayigeza muri demi final ya CAN, cyangwa se tukayana n'igikombe cya CAN kagitwara, kugira noneho bongera bavuga ngo Imana irabakore, noneho bayishyire no mu gikombe cy'isi, bayihe itike y'igikombe cy'isi. Urumva rero Kongo nibizagera kure muri CAN mu gihugu cya mu gikombe cya Afrika no mu gikombe cy'isi ikagera kure, ntago bizashimisha abaturanyi babo ari bo twebwe u Rwanda. Byagenze gute rero? Niyo mpamvu byahise bihagurutsa president wa FIFA aravuga ati okay, reka ngende mbere y'igihe, noneho ntanguranwe nkora akantu ko kubareshyareshya kabashimisha, aribyo bingi ubona yajemo. Noneho nyuma Kongo nitujya kuyibira, nituyiha n'imyanya cyangwa tukana n'igikombe cya Afrika cyangwa twanajya no mu gikombe cy'isi kagera kure, ntibizatera ishyano rikomeye cyane aba banyarwanda, kubera ko bazahita bavuga bati avuye iwacu twari turi kumwe, ntabwo bishoboka. Noneho kwa kundi bo babitegura mbere igihe, abanyarwanda bumva bakaba bari kuvuga ngo umuntu ukomeye. No, umuzungu ntahagurutswa n'akantu kubusa, umuzungu ntahaguruka kubusa gusa. Aribyo ngiye no kwereka bya bintu bya Sarkozy nakubwiraga icyamuhagurukije burya aza mu Rwanda. Uyu Infantino ibi bintu byamuhagurukije akaza mu Rwanda, arimo arategura arapanga uko abantu bazakira Kongo bayipushinze kugira ngo igere yaba no kuri finali y'igikombe cya Afrika cyangwa se irenga umutaro mu gikombe cy'isi, kugira ngo noneho induru nizivuga hirya no hino abantu bishimira bya Kongo, abanyarwanda bazakomeze bahumwe mu maso n'aka kantu yakoze uyu munsi, bavuga ntibishoboka. Buriya abakongomani biriya bintu byabo bakoze barabimerita, ntibabyiteho kubera ko bazaba bahumwa amaso n'ibi ngibi yakoze uyu munsi. Urabona ukuntu abazungu batekereza, abazungu nuko batekereza. Noneho wewe uracyari mu byo gutukana, uri mu bintu ntazi. We arimo arapanga finali y'igikombe cya Afrika, arimo arapanga amajonjora y'igikombe cy'isi muri 2026. Wowe uracyari mu gutukana, uracyari ahangaha umva uko ari gutekereza. Kubera ko nibaje agakora ibyo bintu, bakora ikirumira habiri, yaba Kongo yaba n'u Rwanda bagacenga hombi, bakaza mu Rwanda bagakora kankaka bakakwereka yuko muri kumwe
Kongo bakayipushinga, bamara kuyipushinga, noneho kubera ko abanyafurika nyine badafata nk'abantu badatekereza, bya bibazo byose byabaye imyaka n'imyaka bakabyibagirwa kubera ko habaye umupira ngo batwaye igikombe cy'Afrika, ngo bageze mu gikombe cy'isi, noneho umuzungu agahita guhumisha gutyo agakomeza yisahurira mu mudendezo. Nuko abazungu bakora, ntibatukana, bafata igihe bakiga ibi bintu urabona ukuntu bimeze. Aje ubu ngubu uyu munsi kuko azi ko igikombe cy'Afrika kiraba kirangiye mu kwezi n'igice cyangwa se igihe kizarangira, ni vuba ahangaha ibyo byose. Noneho nikirangira hahita yazamo n'icyisi, urumva azaba ari Kongo. Noneho kugira ngo abalance, niyo mpamvu yaje mu Rwanda kugira ngo akore kano kantu kamaonesho, noneho abanyarwanda batuze, noneho abakongomani nibishimira intsinzi mu minsi ije, abanyarwanda bazavuge nta kibazo kuko uyu muntu wa FIFA nawe avuye iwacu, n'umuntu wacu, nta kibazo twebwe buriya n'ubutaha. Nuko abazungu bapanga, nuko bakora. Iyo utangiye gusobanukirwa ibintu nk'ibyo, nibwo utangiye guca kenge. Ndibaza ko umaze kumenya ibintu nk'ibyo ntabwo wazongera gupfa gutukana, kuko abatukana ntabataza ibintu biva naho bigana. Kubw'iyo mpamvu rero biriya bintu by'imipira, ibintu byose ubona byose babikoresha mu nyungu za politiki. Twe tukagira ngo ni imipira, kumbi ari ukugira ngo tugumishe hasi, dushimishwe na gato, tuvuge tuti dore ko badukoze, bakadufatira aho nyine. Urumva twe dushimishwa n'ubuntu bwa buto cyane. Ejo uzajya kubona abakongomani wenda bageze muri demi finale y'igikombe cy'Afrika, ubone igihugu cyose gikwiriye induru ngo bari kwishima, kandi batazi ko ari umuzungu uri kubakina kugira ngo akomeze basahure. Noneho nibajya gukanguka yongera abongeza kandi ko mu gikombe cy'isi bongere basinzire, asahure mu nduru. Nuko uko abazungu batekereza, niba utari ubizi ubimenye, nta yindi neza ibahagurukije kugira ngo bazi wacu. Wewe rero nkubwiye, wewe munyarwanda ukunda ukuri, ushaka ukuri, usangiza abantu ukuri, kuko niba nta kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Mukanguke, mugire inyurabwenge, mutangiye gutekereza mu bihe bizaza aho gushimishwa na bike. Kandi nkubwire ngo uzakubeshya ngo wemukire mugenzi wawe, uzamwamaganire kure, kuko iby'icyenda na kane uko byagenze twarayibonye, uko ijuru ryageze mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, jenoside yakorewe Abatutsi. Turakomeza mu mwanya rero mbabwiye bya Sarkozy nabyo uko byagenze, impamvu yaje, icyamuzanye, naho ibintu byapfiriye, ku buryo u Rwanda n'Ubufaransa buriya ntabwo uriya mubano wari ukwiriye kongera gusubira, kuko ibyo bakoze niko byagenze. Icyamuzanye n'ibyo tujye kuganira. Iby'umupira rero, iby'umugabo Infantino, icyamuzanye mu Rwanda uracyumvise, ni ukugira ngo akavaringe abantu bitangira kuvuga bati Kongo irimo irazamuka mu by'imipira, abantu bazahita bacisha make bavuga bati wa muntu n'inshuti yacu avuye hano, nta kundi ni ibisanzwe, murenzeho. Kumbi bo bazi umukino bari gukina, uko babiteguye, aho bazageza Kongo mu by'imipira, noneho babone uko bayobora, yaba abanyarwanda yaba abakongomani bose babafate, babashyire mu gafuka kabakwiriye, bo bakomeze bisahurire, biteze imbere. Nuko bakora. Nkabagushimira rero twabanye, kandi aho kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. None kandi wiyandikisha nawe utariyandikisha, nawe yandikisha mwese ndabashimiye, kuko binyereka ko munyotewe ukuri amanywa nijoro. Mujye muza dusesengure, tudatongana, tudatukana, kuko inyurabwenge niyo yonyine izaba batura.